future rero iragatsindwa n'Imana. Nzase izaba ryari ngo tugiye kuzabikurikirana nibwo mukibimenya, ariko ntacyo muratanga icyizere. Hari ikibazo rero kiri mu mashuri. Mu ishuri hari amashuri tuzi amazi imyaka n'imyaniko yubatse, ariko asaba buri gihe amafaranga y'inyubako bahora bubaka. Harasaba aya mapave bahora bapavoma bashyira sigaye hari na ubumva uburezi niba bugiye kuba business ireme zavaye. Ega dufite abantu b'ibisuvuga nubwo tujye tuba mbere ngo nta ruswa, ariko ibintu bisa nkaho biri officialize. Kwizina rya Beride data wa twese na heke mu Rwanda, amina. Dusabe data wa twese uri Kigali, wibuke ko twasinye amasezerano y'inguzanyo, tuje tugutakambira ngo utwohereze buruse vuba kuko ibifu byose byashize, amina. Nyagasani dore ruti happiness na agape bamwirukanye, Fox ntiyajyayo, CHB ho barongeje, nicyo gituma tugutakambira. Muraho murakomeye, mwiriwe mwaramutse, mugoroba mwiza bitewe n'iyo muri. Nukuri mbona ni umbaze nkubaze, tubanze tubasuhuze. Umuco wa Kinyarwanda ni kuvuga turabasuhuza rero mwese aho muri rwose mu Rwanda, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali, aho niho iwacu niho umuntu yerasuhuza. Turasuhuza abumva Ikinyarwanda kimeze nk'ikirundi, abarundi bose, abari muri Tanzania bacyumva, turasuhuza abari Uganda, turasuhuza abantu bacu rwose bari muri Kivu y'amajyepfo, abantu mu misozi y'umurenge, turasuhuza mu majyaruguru bari abantu barimo za Rucuro n'ahandi, turasuhuza tukiri muri Afrika, Zambia, Malawi, Mozambique, South Africa n'ahandi, Cameroon. Yarwambwiye ngo ni musuza ari Cameroon, sinazi ko n'abo abanyarwanda n'abanyarwanda batageze, za Kongo zose barimo. Tubabwira tuti mukomeze mudukurikire, mukomeze mudushyigikire mu nama, mudushyigikire mu bishoboka ibyo ari byo byose, namwe ariko mukomeza kwiteza imbere. Hanze nabo sinjya mbibagirwa, ndashimira nanasuhuza diaspora y'abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, abagogwe, afite abumva iki ariko bashoboye kujya hanze mu mpamvu zinyuranye, bamwe z'ubuhunzi, abandi zo gushaka kwiteza imbere, abandi zo gushaka ubuzima bwiza, kuko mu by'ukuri birazwi ko ibyo bihugu murimo hari ahantu badusize muri byose, ariko hari aho rwose tudashobora guhuza, aho bafite uburezi bwiza cyane, aho bafite ubuvuzi bwiza rwose, aho mbwira nanjye buri muntu nti ubaka igihugu cyawe kugiza amahirwe umwana wawe yajya hariya akabona ibintu by'ibanze bifitwe n'abake muri Afrika, bitewe n'uko Afrika kugeza n'ubu ibihugu byinshi si byose bari na hasi y'aho ubukoroni bwageze. Iterambere bararifite ku imyumvire, baracyari mu bukoroni, nubwo ntabwo baharaniye ubwigenge bwabo. Iyo uhawe ubwigenge burya nibi twita liberty, iyo ukibonye bakiguhaye nta gaciro kiba gifite. Ariyo mpamvu mvuga nti numva impamvu zanyu zose zinyuranye kandi bafata kimwe, mwaba mufite n'ibyo mudahuriyeho, ariko burya mwese mwagiye ari guhaha, kubaka ubuzima no kuzadura abana biza, barizwe neza, bavuwe neza, bamwe bazaza nyine banatuyoboye. Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuholandi, Scandinavia, France, Ubwongereza, Australia, aho hose ndabasuhuza. Tugiye kureba rero ku bibazo bimwe na bimwe. Ikibazo cya mbere ni icy'umugabo w'umubirigi yitwa Celestine, nimero ye 32 kandi 96 mbere ya byose mukore share, ari mbyibagiwe share, subscribe, like. Subscribe nzabivuga nko mu biganiro nk'abingahe, abafite ubwoba yuko hari inzego zabakurikirana muhita mu downloadinga, ibyo sibyo.
ndagira ngo mbabwize ukuri yuko dufite abasubscribers bake bikurikije na content tuvuga. Niba abantu bivugira content zo gusambana, content z'uburyo ngo barongora neza, content z'uburyo banyonga, content z'uburyo amavangingwaza, bakaba bafite abantu 150, ntabwo ibintu biri seriyano bigomba kugira abantu bake. Harimo ababiteye umwaka bigitangira, ariko nari nabateye umwaka barasenyaguritse, ababikurikiye mwarabumvise, abo ba Jean Paul turayishimiye n'abandi, naraba bakoreye meditation batera umwaka, muzumva n'ibindi bizaba baho bagiye gucikagurika, ariko je ntago ndimo byose mbivuga muri politique, bari banyatatse naye ndabataka. Niba koko mugifitiye paranoia ubwo bwoba bwabaringa, kora indi YouTube ijyana buriya na Google, kora indi Google email address, kwikrea n'ubuntu, wenda uzajya unayikoresha unajya handi. Niba udashaka kuba kumenya ko iyo bita anonyme, urumva, uhiba kazina witwe Kabuga, witwe Kajangwe 2020, hari kujya ukurikira ibintu byanjye. Iyo kuri wakoreshaga yitwa Karasira Aimable yigumisheho, ko ariyo bakubona ko basanzwe bakuzi, hisha witirwe Kabuga. Ariko iyo ni tekinike, yako mujye mumenya ubwenge, iyo ni tekinike, aho cyo uzajya unakora unatuje koko. Reka dusubire kuri cya kibazo cya Celestin 3-2-4-9-6-3-6-2-1-5. Nagusabaga ko wakora ikiganiro ku bisabwa abanyeshuri iyo bagiye gutangira amashuri, uhereye no kuri ya baruwa isaba guca akajagari mu bisabwa n'abanyeshuri, n'ibinzego zibishinzwe zisaba ko gacika nuko gahari. Nge numva umuntu yahera ku rugero rufatika, ukabara amafaranga asabwa n'abanyeshuri, ukabara ibyo basabwa kuza bitwaje, ukabara ibyo bahatirwa kugura, ibyo bahatirwa kugura kandi bishobora kuboneka hanze ku giciro gito, none warangiza ukabihuza n'ubushobozi bw'ababyeyi, ukibaza niba biborohera kujyana umwana cyangwa abana mu ishuri. Have a nice week. Nice weekend. Urakoze cyane Celestin mu Bubiligi. Nibyo iki kibazo ahubwo ni ikibazo ubundi tunafite muri rusange, ni janviose, dufite indwara abantu benshi barayifitiye mu kwa mbere, twarasesaguye, ariko se no gusesagura harimo n'abakennye, kandi twibuke ko mu kwa mbere nikubitana nuko hari n'imisoro tugomba guha Rwanda Revenue. Iyo misoro twagize amari Rwanda Revenue turabashimira, yagombaga kurangira tariki 31 z'ukwa 12, mwara prolonge tariki 31 z'ukwa mbere. Mu kwa mbere hari uruhurirane rero imisoro, hari ugutangira kw'abanyeshuri, turabigarukaho. Hari iminsi mikuru, rega iminsi mikuru nubwo bavuga ngo musesagure, nanone ni wabaho wigunze cyane ibintu y'abantu rusange babigiyemo, nawe participa bose baragutumiye, uragiye umwe ikigage cyane umwe y'urwabo wese kujyo bitanga kibaho cyane. Hari ibyo mu nganda wese ugira ngo nagugomba kwinyara mu isonzo dore ko abanyarwanda turi twangana agasuzuguro. Amafaranga yaragiye pe, amataxe rero. Hari n'ikindi, ubuse amazi ntiyongereye, hari ngo n'amazi n'amashanyarazi kandi bizamutse ejo bundi. Amafaranga rero koko yo gutangira ndi ikibazo, suva ngo ariko ikibazo tunafite itangira ry'umwaka nk'uko uyu mugabo yabivugaga, harimo ikibazo. Je niyo baro ya ministre narayibonye, narayisomye, hari n'ibyo nabonye ministre yabwiye abantu, narayibonye ku museke. Ariko reka tubanze dushimire ministre Izayi, ari umusiramu yitwa Dr. ariko buriya afite ko ni Minister of State, aramwungirije yitwa Munyakazahari, ntago mbizi. Icyo nashaka kuvuga, yakoze ibintu byiza rwose, ariko byo mu nyandiko rega ikintu dukeneye mu manuke hasi, kandi zanza ikintu bitanza ni future rero iragatsindwa n'Imana. Nzase izaba ryari ngo tugiye kuzabikurikirana, nibwo mukibimenya, ariko ntacyo muratanga icyizere. Hari ikibazo rero kiri mu mashuri. Mu mashuri hari uburyo, hari ibyo ngo bita ababyeyi, hari ibintu mu mashuri utakumva, ujye unyibutsa nk'ari amafaranga mu ishuri. Hari amashuri tuzi amazi imyaka n'imyaniko yubatse, ariko asaba buri gihe amafaranga y'inyubako, bahora bubaka. Hari asaba aya mapave, bahora bapavoma bashyiraho ahantu hagera.
imyaka 10 kandi yatanga parikingi harimo ibibazo byinshi, ariko ibi bibazo ndaza no kuvuga icyo mbitekerezo cyane n'ibyo minisitiri yavuze rwose ntanacika uruhande. Minisitiri yabivuze neza, ariko hari akantu yakoze numva atari keza. Yaravuze ngo ababyeyi bagaragaze, reka turaza gukomeza tuvuga ibyo bibazo, ko yavuze ngo ababyeyi bagaragaze, ngo bazagaragaze ko batabyishimiye. Guteze nazo bashanga abantu minisita shaka abantu bigaragambye se hano mu Rwanda uko bitabaho. Twigaragambye tugiye gushyigikira gahunda za leta, gusa hari abantu bafashwe tuvuga ngo nibabafungure bafatiwe hanze, ariko bacu nta kindi wakwigaragambiriza. Ko bibaye ngombwa umuntu yigaragambye menya yakwigaragambiriza ibintu byinshi ntibyemewe aho rwose. Ahubwo mwebwe ministeri ifite inshingano zo gushyiraho ahubwo n'igiciro. Ni ari tegeko nabibonye muko ministeri y'uburezi ifite inshingano mwikwepa responsibility ngo muyebehe ababyeyi, cyane cyane haza n'ikintu bita ababyeyi. Buri hari komite z'ababyeyi na nk'aya makomite yose agenda abaho, harimo ameza pe, ariko hari amakomite je sinzi kabisa ibintu dufite ukuntu bizakira n'agaterera nzamba. Buri hari komite z'ababyeyi ziriho, ariko usanga zita zigirana ubucuti bukomeye n'aba directeur b'ibigo. Ni nk'ibizi za komite z'abamotari, aba bantu bashinzwe amashyirahamwe yagezemo yibagirwa akazi yakoraga, bagashaka kurya none bakarya duto udusigaye twose. Niba ari komite y'ababyeyi igashyiraho ibintu itatumwe n'ababyeyi, ko n'ababyeyi bahagarariye abandi basigaye bumvikana na directeur yabonye isoko ry'amamatora, yabonye isoko ry'amasuka, yabonye iki cyangwa arabigura nta nubwo bisaba isoko ho barabishyira barabigira itegeko ngo urabigurira ku ishuri. Urumva iyo bucuruzi nawe nabukora, bavuga ngo kwihangira imirimo abo barabizi ko aragenda kanabigura ku giciro gisanzwe akahita kuba gatatu. Muri za babyeyi rero mu bintu ababyeyi bagiye batwereza babaka bitumvikana, uretse harimo amasuka. Nyagare rero umuntu arambwira ati njyewe na ndi umuhinzi, isuka ishobora kumara imyaka 2. Bariya bose n'akazi kaba kabajyanye no guhinga, kuki ayo masuka buri mwaka bayabaka. Hari aya matora ngo yababaka ari buri gihembwe. Hari aya lame n'izi mpapuro nkuru. Izi mpapuro abantu bazandikaho bizwi cyabenshi nabo muri kaminuza, muri segondere rwose ntago izi mpapuro zikenewe. Ariko kuva umwana wa mwatserame buri mwana rame zingahe, ikigo cyananiwe kwigurira impapuro cyane ko zikenerwa no gukora ibizamini rero ugiye kwiye barazirya nyine barazimfa iriga. Asigaye hari na ubumva uburezi niba bugiye kuba business ireme zavaye. Rega dufite abantu b'ibisambo none n'abafite n'andi makosa menshi, gusa si bose nta n'ubutegetsi bubishyigikiye, ariko bikababaza yuko ushatse kubavuga yitwa ko ari umwanzi w'igihugu cyangwa ari opposition. Ya ntabwo ariko bimeze, birya abantu cyane kugira ngo ubone uhure n'umuntu mwasangiraga mu kabari. Gene naho nabimenyeye abantu bose baburegeye ninge wari kwinywera byere ko je nta mwana afite kandi nta nonzashyira muri ibi bibazo ndari babwiye. Urumva ibi bintu tanambizi iyo biva niyo bijya. Hari kigariro navuze ni sinapfa kubyara umwana cyangwa abana, sinzi niba cyarahise cyakizahitaho, ni kubera yuko ngiye banifitiye n'ubwoba mbyara umwana dutura hano bati muri manegekeje undi badusenyera inge n'abana 2 n'umugore tugende umwana umugore patro boss nako ntabwo yakwita patro ati we wa mugabo we muhita munatandukana cyane kandi na bwa buringane mukajya gushyira agatentere. Karasira gebye nzabikorwa ako ni ngura agatente kanjye Karasira wenyine very good. Ni ibintu bihindagurika, sinapfa gukora ibyo bintu kabisa. Se umwana wanjye ko yakabaye wenda mpange ko azaba nk'umukonvoyeri se cyangwa umushoferi, wabonye kuntu zahiyasi n'iki byose biva umunsi umwe busiye mbafite mu mwana sha ubu akaba ari mu rugo hari yari kumfira ubusa nk'urumogi ati nabuze ikintu nkora nari konvoyeri nari umwana ntabwo, ariko amakuru ndayamenya y'ababyeyi ku buryo ushobora kubivuga ukajya ngo ufite umwana ariko je nta mwana ndiza kabisa. Ni nacyo kibazo abantu bari kuwirirwa uvuga ubugambo bwe cyo ndi we ari cyo bikurebaho. Ariko mfite bene wacu bo kwa data wacu, mfite inshuti zifite abana zitashobora kuvuga ibi za intuma nubwo nanjye ntaho bigera, ariko abantu barabiganira bigatuma ubundi igihe nimuzajye ngo ari naho undi muntu uzabibwira. Mbivuga gutya kugira ngo bitanga uburyo abantu bashobore kubiganira mu bundi buryo bundi bushyashya, bati bagendere ku bintu twagiye tuvuga. Lame iyo tuzivuyeho. Rakrete giye wahantu mba, rakrete imaze imyaka 2 nta kibazo ifite
kandi ntibirirwa bakurupa kandi bose rakirete. Ikibazo rero ngo gikomeye ni ikintu nuko ikigo gitegeka ibyo bintu ni standard rakirete yari yose yo mu gacinjira irazwi, hari ibintu babizwi ibiciro byabyo, isuka irazwi, bo bakavuga ati ibyo bintu byose uniforme burya nabyemera ko uniforme bashaka kudodera bagashyiraho na sinye uniforme nazo zifite ikibazo buri gute banzurangize byaro. Sawa, ikibazo cya rakera aho rakirete kuki ibigo byinshi bihitamo kugenda bakabategeka kubigura, bakabiguze koko bya bikoresho biri ari ibyo ku giciro giciriritse ugereranyije na bya bikoresho byo mu karitsiye. Ariko rero mu karitsiye bibona wawe yapfa kuzana igishyashya ukaverifiya kuki utegeka yuko baza kwigura ku kigo kandi ukareba igiciro ukabona kikubye 2-3. Ibyo bintu bigara kandi bimaze kuba imyaka myinshi kugira ngo abantu babitinyuke. Za komite z'ababyeyi muvuga rero wa muco wacu nta muntu upfa kuvuga ibintu barabarya bakicecekera ngo bitanurukaho ntiteranye yacu bakabibona gusa bakicecekera abantu bakajya birirwa mu matamatama bazihindura buri mwaka kubera amasoko yo kudoda. Aha uniforme nazo ugasanga uniforme barazihindura buri mwaka, kubera iki? Kuko hari ibiraka by'abatayeri nizigumaho barasanga ya uniforme y'umwaka igiye gutera ikibazo, bavuga bateka tuzihindure atari urukundo ahubwo ari kugira ngo abatayeri babone ikiraka cya buri gihe bafite ayo masoko. Ariko ibintu nk'ibyo bundi ibintu nk'ibyo nubwo tujya tuvuga tuba mbere ngo nta ruswa, ariko ibintu bisa nkaho biri officialize aho ugasanga ntibisobanutse ni ikibazo. Noneho dore ikibazo rero ahubwo cya ministre ibya minisitiri twe twabivuzeho yuko bo bagakoze bakoresha itegeko bahabwa ububasha bahabwa n'itegeko bagashyiraho ibyo bintu. Naho kuvuga ngo ababyeyi ngo batumva ibyo bintu nibutsa akantu ntago mbizi neza, ariko ngo biruvugwa yuko biravugwa birahwihwiswa ubwo ni ibihuha igatubyita ibihuha ko nta kibyerekana. Biragaragara ko ngo ingengo y'imari ijya mu burezi ishaka kuba yarabaye nkeya muri biriya bigo ku buryo babemera autonomy yo gukora ahubwo biriye. Ntabwo minisitiri mutangaza bakarabishyira no muzage ngo tuzaba tubikora. Noneho ikintu kibaho minisiteri nta mafaranga ishyiramo ngo niko ibihuha bivuga. Noneho bya bihuha bikatubwira ati niba minisiteri nta mafaranga ishyiramo aba directeur barishaka mu bushobozi, nibishaka mu bushobozi nibwo bakayo malame nibwo baka ibyo biki nabo ba profite birireho rero. Urumva niyo mpamvu usanga hari ibintu bikura ngo tuzaba tubikora. Wavuze uti turakora gutya, hari igihe buri gihe muri radio TV1 yikunda kubikora n'abandi bakuba babaza umuntu ngo icyo kibazo nibwo tukimenye ngo tugiye kuzagikoraho. Uburi ibyo nibyo bisubizo nibwo tubimenye tugiye kuzabikoraho. Future inzagi imvugo ishobora kubikoreshwa n'abapolitisi bino cyane kabisa. Tujye ku wundi yitwa Henry Paul Ingabire. Ubona ukwishyuza irame y'impapuro kuri buri munyeshuri, kuri irame imwe ibamo impapuro 500, ubona abanyeshuri 600 batanze irame buri wese impapuro zirenga 300 bazikoresha. Iki kibazo ndumva tubivuzeho. Ndashatse kuvuga cyane ku by'uburezi ko mu ntangiriro z'uyu mwaka ari cyo kibazo dufite. Uyu yaravuga ati 250 ni nimero ye niyo mu Rwanda 250 78 5 654 muri aho ibi byo gushyiraho IPRS ugasanga bashize ko ubuhinzi na veterinary ubona ari byo ku giti cyawe. Ndebera ubutaka dufite mu gihugu uko bungana, kwihangira imirimo ubona bitagoye. Ese gufata amasomo yari muri UR bakayashyira muri IPRS ubona bitazatera ubushomeri kuri bamwe, cyane ko gutanga akazi ari degree ifite atari ubumenyi ufite. Ubona hakorwa iki wowe ku giti cyawe? None wa IPRS n'ubundi wigira ku nguzanyo wasohoka ukajya muri private ugashaka icyambere cyo aha mu muntu we muri IPRS ugasanga bashyizeho ubuhinzi na veterinary ari byo ku giti cyawe. Hoya ndebera ubutaka ibi nibyo cyane. None se ubuhinzi na veterinary mwebwe ikibazo urakeka ko ubuhinzi kujya kubukora
tuzakomeza muri biriya bya systeme mu buryo bwa gakondo hariya umuntu ahinga barunyeka bagomba kubigisha uburyo bakoresha tracteur tugafatana hamwe guhinga nk'ariya za muri Afrika muri este hari umurambi hagize tugafatana abantu bagatura hamwe nta no guhinga hakaba hamwe kuba dufite ubutaka buke ntabwo bibuje ko tutazahinga ahubwo nyine tugomba guhinga byikorana buhanga tugomba guhinga ahantu hatoya tugomba gukora iyi mirima sinzi ukuntu bayita yo mu nzu hari imirima buriya Isiraheli ni igihugu buriya kiri munsi yacu gito ariko Isiraheli ireza Isiraheli yipfuruma abahinzi bacu Isiraheli ni nto mu buso ugenda urebe ni nto uretse wenda kujya yiha bya bintuza by'aba ari ibikenge jya yiha by'aba Palestine ahubwo bitumya ukanuza kukavuga wahari nituba umwanya ugihari kwara abantu bambaje ngo cya gitabo cyo kigeze henda babwira aho kigeze naragitangiye nta bikino ahubwo iki kibazo kirimo naya masomo koko aba muri IPRS akaba no muri kaminuza wa IPRS uburyo bayivugaga ngiye numvaga yuko ugiye gukemura ubumenyi ngiro ariko n'ubumenyi ngiro n'ubundi buri gihe butanga ubugarukira ku myaka 3 bikabasaba rero ko bamugani kubona diplome kuko buriya ni yake basaba ubumenyi ngiro cyetse wihangiye imirimo ahantu henshi bagusaba diplome rero usa nkaho yize muri kaminuza ujya kubona ukabona we afite avantage kuko afite diplome degree ya bachelor sinzi ukuntu babyita cyane n'ibyo bitaga lisansi na baccalaureat hari imyaka 3 ntabwo be yuzuye imyaka 4 cyangwa 5 y'iki gihe none gushyiramo n'amasomo aho naho ibyo bintu byigeze kutubaho igihe twigaga muri kaminuza y'u Rwanda kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR abandi nabo biga kiste bintu bigenda bihinduka kiste abantu bamwe barayitinye ngo ni institute ngo ntabwo ushobora gutanga ibiki n'ibiki nyuma barabihindura ariko byatumaga ariko kenshi ntabwo wasanga amasomo ari muri kiste ariyo yari muri kaminuza ibi ngibi regari n'ibintu rimwe na rimwe batuvanga nyine ukujya kubisobanuza no kujya kubitekerezaho kamene ku mutwe uyu we arambwiye ati 250 788 932 781 yitwa Kasiye sori natinzeho gatariko rwose ubone igihe twari twihaye ndagusabye ushimire REB mu bizamini by'akazi harimo transparency yo ku rwego rwo hejuru mu bizamini byakozwe tariki 10/12 2019 rwose bakosoye neza kandi bashyira abantu mu myanya neza n'ibici wa mu ministry ndamumenye uzashimire Dr Isaac Munyakazi nitwa Kasiye izina ryanjye warivuga ntacyo urabuzwa nikize kuri gushima ntagushima ariko ni byiza n'ibice babishyiragaho pe nkwemera kubi musaza I really like transparency ikingiki rwose wanagitinda niba uko ariko byagenze se uyabona nicyo tugomba gutinda niba ariko byagenze abakoresheje ibizamini muri REB niba bikoresha n'ahandi hose kuko ikintu dufite abantu benshi bizi ku isoko ry'umurimo ni benshi ugereranyije n'umurimo niba akazi gake gahari kabonetse nikabonerwe bagira ko bagashoboye niyabe bya bindi ngo ndabona akazi kuko noherejwe na kanaka noherejwe na anko wanjye n'uyu ni depute ni senateri ni colonel ni general hoya ibyo nibyo bizanatuma twishimira ubuzima turimo twumve ko igihugu twese ari icyacu ibyo ni ukuri rwose niba ibintu uvuze wa mugabo we kuri REB much respect kuko turabashimira cyane ahubwo mukopeza abantu n'uburi mushinzwe ibintu by'uburezi iki mukopeze n'abandi bose n'izindi nzego muzikopeze zimenye icyo gukora urumva keretse niba bishye ariko niba avuga kuri ko nanjye urumva ko byamutangaje ko nanjye mu Rwanda birantangaza kuko kumva ko bakoze nta kimenyane ni byiza kabisa n'ukuri y'Imana y'u Rwanda igatahira Rwanda amenya yaba yaragarutse ubwo yagarutse muri REB ni nanyanyagire mu bindi bigo muri za ministeri turabizi ko akazi ni gacyo ugereranyije n'abagashaka ariko byibura nabo bake bakabone bagakwiriye aho kurutango ukabona ruko ufite icyo urushundi mu bumenyi atari uko ufite icyo urusha abandi mu bakohereje cyangwa mu bakuhagarariye iminota ningahe 25 okay reka tuvuge ku gitabo kiriya gitabo
dukomeze ya igitabo kureba izindi autobiography z'abari nagitangiye n'ikibereka harabona gituye. Ubundi igitabo cyanjye ndakeka nzakita ndekundorere mu rw'imisozi igihumbi. Iki gitabo abantu bambeye ngitura kuko bizajya no mu zindi ndimi, ndagitura abantu bose baba baragize ibibazo bitewe n'amateka na politiki ariko bakabura kirengera, rimwe na rimwe bakaba banahura n'ikibazo cyuko nta n'impinduka bashobora kuzabona. Abo bantu mu buzima babaho nabi bakazarinda bapfa babariho nabi. Urugero rwiza ni aba bene wagiye mbita bene wacu banjye nabo duhuje ibibazo, Abanyapalestina. Abanyapalestina ni abantu ugiye kureba usanga bararenganye pe. Uriya butaka hazamo ibintu bitagatifu, biriya ni byo bita Zionist, Siyoni. Ni Abayahudi, ni abantu b'abahanga bahimbye ibintu kuva kera. Abayahudi burya na Hitler si mushyigikiye, ariko mu byo yabaye yavugaga ko ari babi, bagiraga influence mu ntambara y'isi, bagize influence yo guhamya bihanukire na ekonomi y'abadagiragwa. Abayahudi nk'abayahudi nk'ubwoko bajyanjagiye ku isi yose, niho bagira za prix Nobel nyinshi, niho bafite bazi ubwenge mu by'ukuri. Igihe uri abahimbaga Israel bari batekereje ahantu hanyuranye, se no muri Palestina gusa, bari batekereje Uganda, bari batekereje na Zambia, ahantu heraga muri koloni y'Abongereza. Ariko finaluma bari hariye Abayisraeli Abayahudi abenshi bavuga ngo bacitse ku icumu rya Holocaust. It's okay. Ariko ukareba umudage yishyura iki ugereranyije n'umunyapalestina. Sasa je ntabwo nzajya muri ibyo ibyo nta n'ushaka kubijyamo, abo ni kwirebera umunyapalestina kano kanya ubona yaragize ibyago bitewe n'aba Israel kandi akabona nta mpinduka ishobora kugira. Uwo azapfa babaye cyane, uwo duhuje agahinda 100%. Kuvuga ko abadage bari muri Israel. Oya, abadage buriya Palestina yabaye victime. Biriya Palestina yirirwa isenyerwa, yirirwa iri muri senyege, byakabaye byishyurwa n'abadage bakoze iriya genocide ya Holocaust. Kuko Israel numva yarashinzwe mu 1948 nyuma y'uko Holocaust yari maze kuba. Urumva abari bayiteye ni Hitler w'umudage. Yes, ubudage babushizemo mire ya Berlin, barabugabana abahanga, Abongereza Abarusiya bagira abo batwara. Bari abazungu n'abahanga cyane. Iyo uri umwanze ntabwo ari nk'ibibyino byo muri Afrika cyangwa naye wanga umuntu ukamurimbura ugasenya amazu mu bahanga ukica ngure kwihimura wese ko bimeze. Hariya uko haramo abo bishe bari bakomeye muri za Gestapo, ariko ni bake cyane bahise bagabana abantu b'abahanga. Amerika iratwara, Einstein yari yaramutwaye kera yaranahungiwe n'umuyahudi wo mudage. Uburusiya buratwara, ariko barushanwaga muri guerre froide bafite abahanga. Ariko abanyafrika murabaze hari n'abababona urangana n'umuntu yica umuryango wose. Ese umuntu niba afite ubwenge ntiwamushyirana ukamufungirana ukagikoresha bwa bwenge bwe? Amazu yasenyagwe, ntabwo mvuze ibingibi byo mu Rwanda, n'abandi bari biri bihugu usanga bangana bakanasenya. Umenye Sudan cyangwa za Central Africa na za Mali basenye Tombukutu umurage wa UNESCO. Aho niho ndi kuvuga, aho wanga umuntu ukanga abantu ukaba wafata ubutegetsi ugafata les intellectuels bose cyangwa hafi ya bose ukica, ubu uri gukora ikintu butari kigoryi. Wabafashe se ahubwo bwa bwenge ukabukoresha mu nyungu zawe bwite ariko nabwo bwite nk'umuntu bwite nk'igice gitsinze. Ni gute nka Tombukutu ari kwifata wenda ngo uyifate nk'umusiramu uyisoresha amafaranga? Iyo ni UNESCO yafataga mwumvikana bisema amabombe tu umujinya w'umurandura nzoze ubugoryi. Haro tuhariho igihe gito tuzadukeburana, ejo bundi umuntu agende n'undi agende, ariko kubwira no guhozaho, kwigisha no guhozaho. Abandi bantu nzayitura nako babivuyemo n'abantu bari bahuye n'ikibazo cya apartheid muri Afrika y'Epfo, ko nabo bahuye n'akaga kandi ntibumvaga ko wenda bazanagira bazatsinda. Ariko rimwe na rimwe ngiyewe impamvu nzagitura bameze nk'abari kubihebye kandi bari bonyine. Namba n'abanyapalestina bose barihebye ariko babona umwanya wo kwiganiraho. Namba n'abanyafrika y'Epfo
bari bihebye kijye ariko babonye umwanya wo kubiganiraho. Ngi gitabo cyanjye kiri kugenda cyerekana umuntu umeze nkabo ariko ushobora kuba afite icyo kibazo atabona solution yacyo, atabona abagikimuteye cyangwa abigeze kugitera, atabona uburyo bavaho batsindwa, akabona bazahora urabiturutira ivuga ngo tugushiza ahantu mu muriro witeka. Ugomba kuba wumva ibyo bintu, ugomba kubaha abo bantu kuko bafite ngo ntawe ushobora kubarwanya. Bafite giye ntago ndi wa muntu ugendera ngo kwimana ko ntagahora gahanze. Kayabona abantu buri abibigurgishaho ko ntagahora gahanze. Katabuzwa kabuzwa ari cyo guhanga. Abantu binjije bakababeshya ngo urabona ubwami bw'Ubuyapani buruta Yezu. Ntabwo bwari bwahinduka. North Korea imaze kumara hatangiye kimu ise buriya sekuru ni wari Gradel ari no mu bantu bisha abantu benshi. Bavuga ko intambara zisha abantu benshi. Kim Il Sung yamaze imyaka 47, Kim Jong Il ngira ngo ni 28, Kim Jong Un hasa ashaka kugira ngo ntagahora ganza ngo babaza ngo ari igihe bazava sha no tekereza nk'umuntu wagiriwe nabi na Kim Il Sung n'umwana we ariyo bita traumatisme transgenerationnel. Niyo mpamvu natinye no kubyara umwana kugira umubyaye umwana yabigira agahinda karenza ko mfite. So ngicyo igitabo cyanjye naragitagiye mwumva aho ngeze, nabanje kugitura abantu kitaye cyarangira nakiboneye na title. Ubu ni kwendereye tu. Ubwo nabazashaka gukora filime ku buzima bwanjye nzabibabwira n'utundi tuntu nazashyira mu gitabo, uko nabyukaga, uko naburaga ibitotsi, imikino nakinaga, uko ngenda nivugisha nku sawa video producer zabimfashamo dukore filime, ko ngenda nivugisha ko burya ntajya nsasa kujya gufura ari rimwe na rimwe atari uko mbibuze, gushimira abantu bampa imyenda diaspora cyane mu imyenda so uko nayibuze ahubwo nta ntege mfite zo kuyambara no kuyigura. Turakeka mwaryohewe twavuze Janvier ko nitagire harimo ibibazo ariko ngo izakira buriya nitubona ukwezi kwa kabiri abahembwa bahembwe, kandi iyo bahembwe burya bahemberwa bose. Ariko ibi bintu byo kuzamura ibiciro mu bintu ugenda binyuranye, amazi iki ejo buri wenda na essence tuzabyitondera tazazamo icyo bita inflation ni uguta agaciro, no guta agaciro k'ifaranga. Okay, much respect. Click on subscribe, like and share. See you next. Aho kwica gitera we icyo kibimutera, aho kwica gitera we icyo kibimutera, aho kwica gitera we icyo kibimutera, aho kwica gitera we icyo kibimutera.
zikamuka yeah